turasoma Itangiriro igice cya 17 umurongo wa 12 kugeza kwa 14. Haleluya. Itangiriro igice cya 17 umurongo wa 12 kugeza kwa 14. Hari ijambo rivuze ngo umuhungu wese muri mwe uzaba amaze iminsi 8 avutse azakebwe, bigeze ibihe by'ingoma zanyu zose. Uzaba avukiye mu rugo rwawe cyangwa utari mu rubyaro rwawe, waguzwe n'ifeza n'abanyamahanga, uvukira mu rugo rwawe n'uwaguzwe igiciro, bakwiriye gukebwa. Kandi isezerano ryanjye rizaba ku mibiri yanyu, ribe isezerano rihoraho. Kandi umugabo utakebwe umunwa w'icyo yambariye azakurwa mu bwoko bwe, azaba yishe isezerano ryanjye. I'm happy to be in the same spirit with my brother. Shimye Imana cyane ko igenda iduhuza mu mwuka. Ikigisho tugiye kwiga naho gitandukanye n'ibyo twavuze n'ejo no mu gitondo. Amen. Ngarutse mu ijambo rivuga ngo ubuhanuzi bw'igaragara. Igihe twigisha twize parti ya mbere, ngarutse mu parti ya kabiri. Ubuhanuzi bw'ibigaragara umunsi tugiye kwigaho ni ugukebwa. Nabwe ko ubuhanuzi bw'ibigaragara ni bimwe mu bintu byagiye biba muri Bible, bikaba byarabaye bisa nk'ari ibintu byabaye evently, ariko bikari byafite icyo bisobanura mu buryo bwa prophecy, mu buryo bw'ubuhanuzi. Nabwe ko urugendo Abisirayeli bakoze bava muri Egiputa bajya i Kanani naho bitandukanye natwe turi kuva muri iyi si tugana mu ijuru. Ibyabaye igihe bari mu butayu, Mose yafashe ngo inzoka ayimanika, yabumbye mu izahabu, ayimanika ku nkoni hejuru, ngo wayirebagaho wese uburozi bwamuvagamo agaciro. Byashushanyaga ku mwana w'Imana w'igiciro cyinshi uzamanikwa ku giti, uzamwizera wese akagira gute? Agakizwa. Ubwo bwari ubuhanuzi bw'iki? Bw'ibigaragara. Nk'uko muri Egiputa bagiye gupfa, Imana igiye kwica abana b'imfura, yohereje ngo marayika abibwira Mose ngo basige amaraso y'abana b'intama ku nzugi zabo. Wumvamo umwana w'imfura wari gupfa icyo gihe w'Abanyegiputa, wumvemo n'amaraso y'umwana w'intama bari gusiga ku nzugi z'Abisirayeli kugira ngo abana babo badapfa. That was a prophecy. Ubu rero tugiye kwiga noneho gukebwa. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Kristo aza ku isi yahuye n'ikizazane cya mbere muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 34 kugeza kwa 40. Yageze hano arimo arabwiriza abantu mwambye ngo twebwe turi abana ba Abrahamu. Arabitegereza arabareba ko muri abana ba Abrahamu. Ngiya muri abana ba Abrahamu nyakuri, muhame murumvira ibyo mbabwiye, kuko njye mvuga nabyumvanye data ngo kandi Abrahamu ibyo ntabwo yakoze. Umvise izina rya Abrahamu ritangiye gutandukana n'ibya Yesu. Anyaho ngo ibyo Abrahamu yababwiraga iyo bamwabyumviraga by'ukuri nibyo nanjye ndimo ndababwira. Niba ari uko bimeze biragaragara neza ko babikurikizaga, ahubwo the problem was to get the spiritual meaning of that. Ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 9 ngo Yohana aza kubatiza abantu, yahagaze mu mazi atangiye kubatiza abantu. Agiye kubona abantu baraje biyitaga abana ba Aburahamu, babarinjira baramubwira ngo natwe turashaka kubatiza. Aravuga ngo nimukita abana ba Aburahamu kuko n'aya mabuye Imana yahindura abana ba Aburahamu. Umva ukuntu isezerano ritagiye kujya akontre. Bisobanuye mu buryo bw'umwuka rero. Turihuta cyane dusome Abaroma igice cya 2 umurongo wa 9. Romans chapter 2 verse 9. Haranditse ngo ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka utari uk'umubiri niko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n'abantu, ahubwo ashimwa n'iki? N'Imana. Uko niko kwari ugukebwa Imana acishaga amarenga mu Bisiraheli, ngo uyu muntu ngo w'iki gihe ushaka kwitwa umwana wa Aburahamu byuzuye byabe bigatsindishijwe no kwizera, ugomba kuba umuntu wagize gute? Wacebwe mu mutima, ukaba mu gushimwa n'abantu, ukajya mu kugira gute? Gushimwa n'Imana. Dusome Abafilipi
Grand frère yahasomye. The same chapter but different verses. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5 haranditse ngo kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana. Haleluya. Muri kubyumva ngo kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana tukishimira Kristo Yesu nitwiringire ibyo mubiri. Those are true circumcised people. Abantu basengera mu mwuka bakaba happy because of Jesus Christ. Niyo mpamvu muri njye ngo nishimiye ko data wa twese cishije by'urukundo rwe mu by'Imana yavuze byose nta kiruti kikoye samunda yarashimishijwe n'ibyo se yavuze. Dusome Abagalatiya chapter 6, Abagalatiya igice cya 6 turuta cyane ijambo ry'Imana. Abagalatiya 6:13 kugeza ku 14 hano ndasoma nitonze. Mwumva ijambo ry'Imana ko rivuga ndetse abacu ubwabo nubwo badakomeza amategeko nyamara bashaka ko mukebwa ngo babone uko birata iby'imibiri yabo, ariko jewe sinyirata keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye ko iby'isi bimbera nk'ibambwe nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Umva ikintu Pawulo ashima Imana ngo ashima Imana ko ataremeze nk'abirata iby'umubiri. Aba bayuda bari abantu bagendaga bakakubwiriza bati kugira ngo ube Kristo cyangwa se kugira ngo witwe uw'idini ryacu ugomba kubanza ukagira gute ugakebwa. Ngibyo ngibyo byatumaga aho bajyaga barirataga ngo uriya nawe sigakurikiza ibyacu. Pawulo arababwira ngo njye ntabwo nirata ibyo ngibyo ahubwo njye ndirata umusaraba wande wa Kristo. Mbere yuko wirata ibyo ngibyo uzirata Kristo agupfire hehe ku musaraba. Turasoma ijambo ry'Imana twihuse ndongeye umurongo wa 15 handitse ngo kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba ikiremwa gishya, to be a new creature. Gukebwa Imana yazaniye Aburahamu byari igishushanyo kugira ngo wowe uzakizwa uzahinduka icyaremwe gishya uve mu bya bintu bagita mu iki sinzi ukuntu babyita ngo hari ukuntu umuntu aba yarabaye icwende uve mu icwende ujye mu bantu bakeye kubera kuri kwitwa ko wakebwe mu mwuka atari gukebwa kw'iki k'umubiri. Imana ikomeza kudufasha cyane. Turasoreza mu Kolosayi igice cya 2 umurongo wa 11 n'undi burangirize mu izina rya Yesu. Abakolosayi 2:11 hari ijambo nshaka gusoma nitonze. Muri we ni namo mwakebwe gukebwa kutari ukw'intoki, gukebwa kutari ukw'intoki ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Ndasubiramo, kuko muri we ni namo mwakebwe gukebwa kutari ukw'intoki ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Imana duhamugisha. Uku niko gukebwa nyakuri rero. Ijambo ry'Imana avuga ngo aho tugeze nta muyuda nta n'umugiriki nta mugore nta n'umugabo. Mwene data uyu munsi ukeneye gukebwa ku mutima by'umwuka tukava mu ngeso z'umwijima tukajya mu gukebwa mu buryo bw'umwuka. Uyu Aburahamu dusomye turamwiyitirira abarokore n'andi madini ya Gikristo n'abatemera Kristo bakamwiyitirira ngo ni sokuruza babo. Ariko icyo Imana yahaye Aburahamu ushaka kugira ngo wakire uyu munsi ni ugukebwa kutari ukw'intoki, wakire gukebwa mu mutima utange ushimwe n'Imana. Bene data, icyama umuntu wabonetse aha wese akazajya mu ijuru. Reka mvuge iki kintu nindangiza nsoza. Ibintu ndi kubabwiriza biri gufatirwa rikodi.
ibintu bizajya kuri internet. Mu myaka izaza hari abandi bazabyumva. Bizaba bibabaza kumva umuntu wumvisha ibyabwirijwe muri Rajepura uku kwezi n'uyu mwaka akazahinduka atarigeze abibona amaso ku maso. Bene data tugezemo mureke kwirata ubusore burashira, taye wirata uri umukobwa akajya rigahombana, umusore wirataga amatuza akavunika, ibintu byose wirataga bigashira. Ariko umuntu wacebye mu mwuka wazashimwa n'Imana kugeza n'igihe byose bizahindurirwa bishya. Bene data mureke dukizwe mu mwuka, dukizwe atari bipapira. Isi ikeneye abantu bacishijwe, ntabwo ikeneye abanyembaraga. Abanyembaraga ni benshi, ndetse n'amashuri wirata hari abafite PhD, ndetse na senior 5 turimo na senior 6 hari abari muri university. Ariko ikirutwa byose, reka tujye mu mwuka w'Imana. Bene data bayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Igihe kizagera byose bihinduke bishya, ibintu byose bihindurwe, ibyo wagendemo n'ibyo nagendemo dutangire tubibazwa. Maze iminsi menye ko Imana irimo kuganira n'abantu bo muri Rajepura mu ijambo ryayo. Ijambo ryo gutambuka ntabwo ari ijambo muzasanga mu nsengero zo hanze, muzarishake muzaribura. Ariko Imana kuko yemeye ko mugirwa ubuntu nk'ubu ngubu, nanjye nkamugirirwa bikancamo. Imana yashaka ko dukizwa mu izina rya Yesu. Imana yashaka ko twakira Imana tukavamo ibyo byo kwirirwa twisakuza, tuyambara ku mipira, tukayambara mu nkweto itari mu mitima. Imana ikeneye kujya muri twe tugakebwa by'ukuri. Haleluya. Tugakebwa by'ukuri bene data. Nubwo wawuza mu rusengero ugasinzira, cyangwa se twagera hano ukifata ukundi, umenye ko igihe kizagera ibyo twakoreye byose bikamurirwa ahagaragara. Abo worshipa babikorana umwete, korali bikorana umwete, abanyamasengesho basenge, buri murimo wose ukora uwukorana umwete, maze witegure kuzerekana icyavuyemo kuri uwo munsi. Ngiye kubasaba rero muhaguruke dusenge Imana. Ntibisaba kugukoraho kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanjye, ntibisaba kukubonesha amaso yanjye kugira ngo menye kunkunda. Ntibisaba kugukoraho kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanjye, ntibisaba kukubonesha amaso yanjye kugira ngo menye kunkunda. Imiyaga iraza, imiyaga iraza, nanjye ndashikama ngo nzi ko ari unkingiye. Kubana natwe Mwami, twongeye kumva ijambo ryawe. Turagira ngo umunsi wa none isezerano rya Aburahamu turijyemo mu mwuka. Uyu munsi wa none Mwami w'abami, ndagira ngo imitima yacu yegere, wegere imitima y'abakobwa uyemeze, wegere imitima y'abahungu uyemeze. Uyu munsi wa none wongere tubature mu byo turimo turagenderamo bidafite umumaro, wongere dushyire ahakwiriye, twongere tuguhimbaze. Bora imitima irirebera mu by'isi, ari abantu babaswe n'ibintu bibagose, mu izina rya Yesu. Reka ubore imitima yacu, reka uyibature, imbaraga zawe zigendagende, wongere utubyutse mu buryo bw'umwuka Mwami. Reka ineza igaragare mu izina rya Yesu, amen. Reka dukomeze dusenge Imana. Nushaka wicare ntacyo bitwaye, ariko ndagira ngo dusenge Imana. Uyu munsi nahawe, ariko ejo ntabwo arahawe, sibyo? Ndavuga gutya, igihe kizagera byo muri serikeye abankunze muzashyiraho indabo cyangwa se ntimuzishyireho. Kimwe nuko nawe uzagira gute uzagenda, twagukunze tuzazishyiraho cyangwa se ntituzishyireho. Ariko Imana uyu munsi icyampa ugakebwa mu mutima. Ijambo twasomye ryavuze ijambo ryiza cyane, ryavuze ngo utazakebwa ngo azirukanwe mu bwoko bw'Imana. Mu yandi magambo, utazakebwa bazamukebewe ava mu bwoko bw'Imana ajye ku ruhande. Niko
Bibiliya y'Icyongereza yabwiye ngo cut off. Umuntu wese utazemera gukebwa ku mubiri ibyo byesezerano ryabo, n'utazakebwa mu mwuka, urahitamo gukebwa mu mwuka ukajya mu mubare w'Imana, cyangwa se ariwe bakeba uveho. Abenshi bamaze iminsi barota inzozi ziteye ukwazo. Inzozi abantu benshi barimo bararota zimwe zirababwira ngo mureke gukora iki, abandi kurota inzozi zibabwira ngo musenge, abandi kurota inzozi zibabwira ngo mwihane, abandi kurota inzozi zibabwira ngo nimugende mupira gusa gake. Biri ku ntangazo by'umuntu akumbwira inzozi ngahita mbwira n'ibintu byose atekereza. Inzozi zirimo ziraza kuba zirimo ziragaragaza ukuri ijana ku ijana. Bene data, Imana iravuga ikagusanga mu nzozi, mwana wanjye guterwa n'ibi, dore umeze gutya, wakwihanganye ukabivamo. Ariko ijambo ry'Imana ndangiza mu itangirije cya 6 hari ijambo ryanteye ngo umwuka w'Imana ntazakomeza kugira gute kuruhanya n'abantu. Mu yandi magambo abanje kuruhanya nabo, ariko igihe kirageragira gute arabihagarika. Bwira mugenzi wawe ngo kebwa mu mutima, Imana ibahaga umugisha.